turakunda ngiye noneho ndakubwiye ufite ndabikeneye ubushire hano turebe ibintu ntabwo byumvikana pe twe nari nzi ko Sara ari umugome bigeze aha ngaha mama bari bagisikuriye izi ni inzozi vuga se vuga ntaso uri kuninza vuga ugira amatwi cyane amatwi ugira ndavuza ngo vuga vuga uramuhungu yaraje arambwira wiki makasi ndavuza ngo vuga arambwira ngo arankunda wagize ate ndaramukunda subiramo numva ariko nasone iki mami noneho wagize aho bigeze ngiye nta nubwo bimushaka hano njyewe nta n'ubwamba naho ndamwica wiki ufite burozi ingegera nk'ingi ikampara umugabo avuga ufite burozi nta soni turakunda ngiye noneho ndakubwiye ufite ndabikeneye ubushire hano turebe asone ndakubwiye uzongeye kubona madogo n'undi munsi uzongeye kubona ngo mama dogo sima wareka tukakica ubundi bikagira inzira wareka ubundi tukakica kuko nta n'ikintu kimara n'ubundi mwashobora mukanyica bakunyica ukeka ntabwo twari guhica kubera iki se ubundi ngena nta nubwo ntekereza ko u Rwanda bo mu isi nanjye turwishana igihe banadufunga iki tujya kugikorera tugiye kugifungira ahantu mu cyumba harimo kiba ako kandi umva gereza wenyine ugiye kumva uko imeze haguruka haguruka vuba haguruka gira vuba vuba tera vase nyina haguruka fata akaguru nibyo birakorohera tera vase nyina si we uruntu ruri mu biki isiko ntunguwe imbere vuba ewe kundeba genda turakizirikisha ikira uwashaka ibe masine nk'icumi zirika amaboko zirika n'amaguru yose kananye kurwara mado yes boss zana nako ngako akase yego ako ngako hejuru ya aka ariko nawe sinubwo nanjye nari kubona ariko byabera nkaho kutaba wabikoze se na kare none si umutwe umwe twifasha gusa umutwe umwe so ni ukuvuga ngo hari akantu ukuntu utondeka ibintu fresh urumva ku buryo umukiriya yabibonye hari ukuntu bitondeka umukiriya akaza akabona ko ibintu bimeze fresh sibyo urabona iki giti sibyo ujye gutondeka nk'aka gasego kaza ukagashyira ahangaha like this senyera baraburi ujyanye yakutya byaba bisa hano aha atarisa urabona aho kubyuvuze nibyo none se mado ubundi byari bimeze gute mbona nta kibazo pe ubuzima busanzwe ibintu biragenda nta kibazo bwose nabo nyine bimeze fresh ariko ntabwo unyumbwira ntabwo ma story tuba tuvugana iby'akazi gusa ahubwo nanjye nkaza nkakubaza iby'akazi gusa wajya umbwira story n'iz'abantu b'iwanyu mu rugo bameze neza ahubwo amakuru y'aba mukobwa ni sawa ahubwo yari nabagiye no kukubwira kandi waramumbajijeho amakuru actually ukuntu bimeze reka nicare kuko nagiye mwana noneho nyine ngerayo wari wancira ibyo urabizi ariko nyuma warambwira ati mubwira so nagezeyo rero mubwira ko mukunda byari sawa cyane and arabyemera actually yitwa ntabwo nakubwiye izina rye yitwa Baziza baritwa neza so ese ubundi umubyeyi ucuruza mu mujyi reba mu mujyi gutya hari inzu ihari ifite icyapa kinini
ntabwo ushobora kumuzi yitwa Munyana. Munyana se ndamuzi afite umukobwa witwa Sara. Sara ni inshuti yanjye cyane. My God. Kariya kagome muraziranye gute kunzi ko Sara umwana mwiza da shaye cecekere buriya wowe ntabwo umuzi ni isasu noneho ibaze ko uwo mukobwa Sara ariwe bari bagiye kushyingira. ariko wenda hari igihe umuntu anarahinduka bose umuntu anarahinduka wenda niba waramubonye mu ifoto mbi hari igihe wari kumukunda ibintu bigahinduka nyine ugasanga arahindutse wenda unabaye mwiza. Nibaza ukuntu mwabaye inshuti kandi wowe mbona uri umwana mwiza. Nta kubera ko birashoboka ko abantu babana umwe atari mwiza undi ari mubi wenda akaba yanagenda anamuhindura gake gakeya. Ibyo birashoboka gusa ntabwo nari nzi ko ari kuri urwo rwego ugeze. Ni urwo rwego rero ariho uriya si umuntu. Numva wari ubwowe pe ariko bose nawe kikomeza wikundire uwo bazizane n'ubundi Sara mba mbona ntazi pe ntabwo Sara ashabutse cyane akarenza urugero pe komeza wikundire uwo bazizane n'ubundi wari kuvugowe pe ntabwo asaturunda k'agasasu kararo. Shabwo rero the good news ni uko bazizane nyine tubiri muri sawa cyangwa ibyo bintu ndabikunze byiza cyane wowe umeze neza ufite akanyamuneza mu isura urukundo rukura Madudu rero nkambwira umeze ute se shaka wabuze ibintu byawe mbese ko usigaye wariburishijwe wenda usigaye ngira sinzi ukuntu usigaye neza muri iyi minsi nawe nyanza ari kongera mba marite ahubwo se sha uzibona ibyambayeho bazi ko nagiye gusaba imbabazi hano kazi nyuma akavuga ngo ndakubabariye ngo ariko ngo wapfa ngo kubana ntabwo mva ni ukuri narakutije ndapfukama ndarira ewa nakoze iyo bwabaga pe ariko yanjye kuzima sinzi nimba muntu nzamukisha. ibaze ko ibintu byanjye nawe ndi kumva ari ibintu by'imyaka gusa ntumbwire ko undi bari barashigukiye ngo ni bosi wawe ntiwagira nyine ngo mwarabiganiriye ibaze ko bunamwita ingegera ni ingegera ariko ibazisha ni ukuri bosi wanjye ni umuntu uri gentle mbese uri serious ariko nyine ku bijyanye n'inkombe ni ingegera winyumaze gusa niyo ari komedi sinzi irasekeje gusa ibaze ko yakunze umukozi wo mu rugo wabimbwiyeho nyine igitangaje ni uko yakunze umwana witwa Bazizane uba hano iwanyu ahubwo wazamunyeretse we mani baze nkareba icyo gitangaza wamukire yakukiye ndacyanga usoma ni n'umuntu vugisha umuntu uraho ruradumbaraye gutyo barutuje guceceka sha umva nge rwanga kubipe sure ahubwo ibyo ngibyo tubireke nkubwire oya none se banze umbwire umwangira iki ngewe n'ukuntu kiba kimeze byonyine nicyo kintu ntangira rero Sara reka nze nkubwire ushobora gusanga umwana ameze neza nyine ibaze bosi nashatse kugira ngo muzane mu rukundo kamubitira korega ibaze n'umuntu nawe ubwawe yarebye akavuga ariko agakomeza agatsitsa ku icyo cyaha gishobora kuba kinakubiye kinarenze kiraje tukihora ndakibiki ahubwo kamubwire ndabanyera amakuru meza ntuhorana amakuru ashyushye umva Sylvain tubirimo neza ewa niko kanyamuneza ufite ku maso ukubona usa neza urakeye akanyamuneza ni kose nasi ubwo ntabyo ufite ntabwo ko ndi kubona ngo nguhe oya ntabwo kagikaze umva uriya mutipa zigutandukiye none iriya nkozeho ntabwo wabyumva ararenze pe ni ukuri rwose nshakira ikindi gipasi nanjye ndebe ko najya mu rukundo nyamaze hanze amasaha ajya musaza tubyihoreye umusaza nawe sinzi ikintu umupfa ariko ni umwana mwiza pe nta kimushinja ni umwana mwiza ariko urumva ashanaga umva ntese ntabwo wamwigisha kugira ngo nawe yesu aya maherena nayo rero arananiwe umva kanyakuremo arananiwe nzaga uzashobore rero utobore n'ubundi utobere ugutwi ibya nyabyo nibyo bizaba byiza sharani usibye no kubyanga ndabitinya pe mba numva nikundira amabati kanagusa ariko matu hari akantu wambwiye sinagakurikiraho cyane wambwiye ngo
bose wawe wamuzanye mu rukundo aranga gusha bose ubu nanjye ngo yaranyanze ngo kunda abazizana nsobanurira neza ntabwo numvishe aho hantu harya ntabwo nabikubwiye burya unyereka ya foto urumva ko ntahise nshaka kubikubwira nyine burya uramuha mama washaka kugushingira aseka niwe bosi wanjye nyine sinahise nshaka kwiteranya nawe ngo mubwire ko twese twari turi gukunda umuntu umwe bambe wowe bashaka kumugushyingira njye n'ingero uri gushaka kumukunda niyo mpamvu wahagurutse nkabona wese wijima ugahaguruka ukagenda gusa nyine ubu ntabirenze kuko nyine nabonye ko bitavamo nzabwega ko n'umukobwa uba hano witwa Bazizana ushaka ukajya uvuga kiriya kintu pe gusa nyine umva uriya wowe umwihorere ndamufite nzakubwira nawe ishuri arimo shasa reka mubwire icya mbere cyo n'ubundi ukunda Silvani uriya muhungu bashaka gushyingira ku mukungu akunda Bazizana rero Bazizana ntumutocaringe kubera ko bosi wanjye yamukunze ahubwo bivemo ukomezanya na Silvani n'ubundi urukundo rujya aho rushaka rero uwo Bazizana wanyu mureke akundane na bosi ahubwo umuntu abashyigikiye ahubwo se wajya kunyerekera icyo gitangaza ntabwo ndi kuri moto yo kumukwereka nonaha sawa reka nigendere ntabwo ngwerekeza ndeko bosi ugira agashiha nyine ubwo ntakundi ntari bituri kumwe mwaramutse mbega mwaramutse umeze neza igitondo kimeze gute komera cyane umeze neza shuri komera cyane ndumva bimeze neza usa neza mbega wowe ntuze wari ukiryamye cyangwa wari uri kwimukira oya nari nasoje niyo mpamvu umeze neza twese urakoze ntuze ko utari wampamagaye nangira kuguhamagara nyine bitewe n'uko nyine nari ngukumbuye cyane ntabwo urakoze shuwa ndumva ari fureshi gusa twakomeza tugahagarara oya ahubwo ukabitwica no ntabwo turica twiyongera fureshi gusa nari nanagukumbuye cyane erega wambaye akantu keza byahuye n'ukuntu usa ewa byabaye danje yesi kumurura cyane yesi nawe fureshi agushima sikari ntekereza ariko ndi muri mahirwe ko shuwa gusa ndashaka nabirenze ariko oya nawe wiyoroheje oya nukuri gusa umeze neza cyane ndikwengera umwongere inzobe aho ngiye kuzatuma kumbura buri munsi shuwa gusa nyine cyane twicare nta kibazo ndagiraga nk'umwumbi kubera ko twicara ni ukuri ntabwo ndicara gusa gutya saa icyo bitwaye washasa neza bisa neza ntabirenze ni ibisanzwe biri aho oya ntabwo ari ibisanzwe uzi ko bwa mbere nkikubona nyine numva shito ntazi ukuntu mbaye ariko reka mubwire nanjye ntabwo nabyiyumvishaga umuntu nka mabuja umva nitwe tuba tuberanye ariko byaranumva ariko binaranshimisha bituma mukunda gusa numva nyuzuye kutuje cyane ubundi no kubera wowe nyine wowe ufite murumva ufite byose sipedi ko wagira ngo nibagiwe ko ndi iwanyu ariko nta kibazo nabyibagiwe ariko ushobora gukunda kwisanzura kwisanzura byo nisanzura ariko igihe uticaye kwere ntabyo nta kibazo ibi narangije ariko tuzongera tubona
nta kibazo. Okay. Hai, ariko ubwerekeza sibyo? Nta kibazo. nanjye nakoze ibyo kuki koko hari umyanga bigeza kandi kumva ubuzima ngo iyo nshobora kwipfira ukuntu banzanye bambwira ngo ngiye kubaho mu buzima bwiza ubu nibwo buzima bwiza bampamagariye ngo ni kaminuza mana kuki koko umunyanga Sama mama wadiwe kumukumbe y'ubwato ubuzima ndi kunyuramo koko mama kuki wansize mama kubera iki wansize koko disuteye impuhwe akomana mana igipocori mwangani mama dore iki koko nagukoreye kimwe uzongere kunyita mama dog akorata ihangane none ubaze uyu munsi kugira ngo inzara itazakwica nagushiriyemo agasukari akunyu utuvuta uzi ntiwongere kurira wihorere muri aya mazi harimo utuvitamini turagufasha nako ntabwo ndakunywesha ikigara amakara na sereri ziba niyo wakireba mu mazi nze nguhambure winyweshe ikigoryi anisoni Subu nagukoreye iki kintu nawe uri no kununuka fata se ufite agahuya inkwasi ndi kuyihutira okay mama ndajya ko njya kumpambira ese ngufitiye impuhwe zongere no kunyita mama dogo kandi narakwiyama ikindi kandi aka kacyayi usigaje uze kukamwa Subu imana irakoze koko bayi wirirwe neza imana izakwitura ibibumkorera yari bimeze biteze sawa mama usanze niyo ndi kubibaza ndi gutekereza Sara mperutse kumwaka amafaranga arayabura bimeze bite kampani ni amahoro ese ujya wibuka kujya kubireba ndagerageza mpagira mbere ko bimeze hari ahantu twarushyire ibintu bihagaze ndabona nta kibazo aya nagiye muri mashini ye mbona ntabwo bimeze neza sinzi ikibazo gihari noneho dusa n'abarangaye muri iyi minsi ku kwezi gushize twararangaye ntabwo twigeze tubikurikirana twese mama nibutse byanyereke urabona uko mperukamo nari narebye uretse gato reba aya yagiye hehe noneho ibyo ngiye kukubwira dore noneho nayo nta bisobanuro afite uriya mba nanabikurikiranye n'ubwo bwose mba ntari kubona umwanya cyane nayibonye ubwo numvaga nimbara akanya turi buze kubivugaho nuko ntumbwire iri kugenda ute ariko mama urabona ubuzima bwa kampani rwose busa n'uburi mu biganza bya Sara usibye no gusaba ubundi buri mu biganza bya Sara kandi afite kubakunda wa mukozi w'ukuntu what Silvani Silvani ufite ukuntu babyumva ukuntu Jesus Christ Sara ibyo bintu yabikora ahubwo ushobora gusanga aramuzamuye no kumva n'umushahara yamusize ku rundi rwego ubwo bivuze ko rero twaba tugiye guhomba ariko nizere yuko utari ntabwo ibyo bintu byashoboka nako yawe oya Sara ubwe naramubwiye ndakeka ibi bintu arabyemera biki arabyemera Sara
nibyo byatumye mpita nihutira kureba uko bihagaze mbona utwo tuntu tw'udukunda kandi nta kintu yamisha ndabizi azabimbwira kwanza ndahita mbimubaza niba yabigwishe nene waba atari yabikubwira ibyo bintu ntabyo nzi nta nubwo nanabyumva nta nubwo nanabyemera oya Sara azabana na Kivu umuhungu wa Nyiragiteri ariko mu mfuka nabibwiye ibyo bintu bya Kivu na Sara njye nabonye Sara atabyitayo aba akunda Silva ariko umunsi umwe byazagusibye pe reka nkubwire ubona kabone nubwo mama ibintu bya Kivu Sara yamaze kubinyamo bizagusebye ndakwinginze nawe mama bivemo ejo utazitera ikibazo cyawe ukagisiga isura reka noneho mwibwire kumva Sara nubwo atabana na Kivu agomba kubana n'umudiyasipora cyangwa akabana n'undi muntu w'umukire tunganya amafaranga cyangwa n'uturusha amafaranga ntabwo Silvani ibyo bintu mama ndagusetse sibyo mutesi ndagusetse pe mama ndagusetse pe Sara nawe mama uretse itonde icya mbere akunze umukozi aramuzamuye mu mushahara uratekereza ko uwo muntu umutima wafata ukawuhindura ukamugira icyo ushaka kubabaza buriya iyo yamaze kwihita ahubwo niba ari uko yemeza ko ari agahungu ndamwirukana none ashobora kuzataha nawe guteza atayahera kwambura umukozi si ibyo ahubwo kubera ko ubona nyine Sara yamaze kugwamo kandi ibintu byigize ahubwo se wagakubitaho dosiye bagaba bagafunze tukamatwika ko dosiye ya Kivu yacamo umuntu yaba agafungishije tukako dosiye ya Kivu yacamo deni ako kantu nakubwiye nibyo natekereje ako kantu nakubwiye twamufungisha afunzwe nk'amezi nk'abiri atatu yadibi azaba yaraciyemo hanyuma akaza tukamwirukana no ku kazi nyine ndumva Sara atakomeza kumwirukana noneho ubu ndishimye tugiye guhita tugafungisha kubikurikirana ibyo nizere ko nyuma y'iminsi 3 uzaba wambwiye ko ibintu byaciye igisubizo nawe wakibonye sawa ya umeze ute neza shiri wese umeze ute shiri ntabwo ntagenze utari ntabwo ari fresh shiri ikibazo utari ntabwo wamenya amakuru nyine shiri mfite ikibazo cya mama afite icyo kibazo ararwaye ari mu bitaro ntabwo ameze neza arwaye iki arwaye umutima shiri kuki utabimbwiye kare koko nyine ikibazo mfite turi kubwira n'ubundi buriya turi gusaba ibintu byinshi ariko urabizi ko amafaranga kuri njye atari ikibazo kandi uzi neza ko inzu amafaranga ari gusabwa ariko nangana ari gusabwa 10 miliyoni ayo mafaranga ko ari menshi cyane gusa niyo mpamvu byangoye gusa nyine shiri ndakumva ayo mafaranga nuko ari menshi gusa nyine ntugire ikibazo ikibazo ko nshoboye nawe shuba mama aravura uyabone niyo mpamvu usaba n'umukunda kabisa sasa ntacyo nakwemana bigikiri hafi kandi arakira sinzi ukuntu nakubwira uburyo nishimye gusa birarenga erega umuntu wo kuri njyewe mana ntacyo nakwemera rwose ubwo mama agiye guhita ashyira kumuvura byo amafaranga cyane rwose ahubwo mbega ko wagira ndabatunguye oya nta kibazo urasasa bwawe nzi neza ntari bitu ntabwo mbabwira se we oya ntabwo ari umushyitsi bite komera wambona ko mwebwe wagira we harimo akantu bro ntabwo nakubwiye iyi ni shari wanjye ntabwo ari ubizi niwe wambwiye
Sara. Sara, ni byiza. Akana kacu uzagafate neza sha. Sara, kambe baretse namwe muganira. Okay, Sara. Okay. rero umusaza wanjye ariko Kubibona. ndabona mwiza Sameze neza, agira urukundo. Ya, gusa nyine reka nawe nyine turavugana kuri telefone gusa. ugiye saka kana Ni icyo kibazo nari mfite. nari bishire byanga Nizeye ko biraca muri. ngiye guhita ndukurikirana ndahita nyarwanda Saba reka nawe. Ntabwo ndagira ngo umerekeze. Reka nawe. Bye. sawa Okay. Kimanye n'ibizazya kwa gatanu sinzi n'ikindi kintu n'umwe kuko nta kintu twahaye. so kubisinya nta kibazo ariko kuko n'ubundi bari ibintu agomba guhita akora kugira ngo ariko hari n'abakiriya baba bashaka ibintu byihuse Ubwo nta kintu kwa gatanu ntabwo haba ari kera ariko se rwose wowe ko wazizane ushobora kuba atameze neza. ugize ngo Wazizane ushobora kuba atameze neza kuko nagiye kwa Sara mperutse kujyayo nagiyeyo sinigeze mubona nagerageje nyine gusana utuganiro tw'ukuntu mbese Sara yamunyereka ariko ntabwo Wazizane nigeze mubona ashobora kuba atameze neza. that's impossible Ega bose bari abantu ni abagome uzi ko bashobora kuba banamwica. ntabwo ndi kubyumvisha Ariko bose ngereka mubwire buriya ndakwemera ngiye kugushakira amakuru bitewe n'ukuntu nkwemera amakuru yizewe nzajya nza nyaguhereze ni ukuri ndayagushakira ndakora uko nshoboye kose menye neza ukuntu ameze uko biri kose nzakugezaho amakuru umenye ukuntu ameze kuko ntabwo ndi kubyiyumvisha neza nkurikije Sara bashobora kuba sinzi ntabwo ndi kubyiyumvisha. wait Madudu akazi naguha gakomeye nk'akangaka right binkurikiranire ubyinjiremo ive no kuri kampani uretse kuko sinibaza ubuzima n'abandimo bose ngiye bitewe n'ukuntu nkwemera ndabikurikirana amakuru yizewe ndayakugezaho kandi ku gihe kandi wumve ko ngiye ibyo nihaye kugikora uranzi neza ndabikora neza kandi ubijye mu bose ntuhangayike genda byinjiramo ndagenda muneke ntabwo ari abazi byo ku kazi nushaka uba ubyibagiwe Madudu mbabarira ubikore I can't imagine ntabwo ndi kwibaza ubuzima naba mbamo bose jewe ndabikurikirana ku buryo uriya mukobwa uramenya amakuru ye neza kandi wumva ukomeye ndabikurikirana ikintu nishize mugomba kugikora neza kandi ku murongo bose nyuma tugenda ndabikurikirana twajya mupfuye umusatsi ubwo ndi kureba hano bagushiremo akapura k'agaciro nawe ntagace gukorera nyamaze njye mba nishakira akanatirere ariko ndi kubona nshobora kuzasuka mu minsi iri imbere ntabwo yase gusuka ukana ntabwo se mama umeze cameze neza tuburanyeho ntabwo duherutse kuganira kandi tubana mu nzu umeze nk'umuntu ugukumbuye we Sara rero umukobwa wanjye rero ndi kubona kampani iri guhomba yagenze bite mami nyine bishoboka ko muri iki gihe atari igihe cyiza nyine cyo kugira ngo amakampani abone inyungu nyinshi kuko njye mbona nta kumba ntagize rero reka dutegereze mu minsi izaza turebe ko hari icyakunda hari abakozi ni ba bandi n'imikorere ni ya yindi usibye nyine abakiriyenti nyine baba bagenda bagabanyuka none se harimo abakozi babaye bakeya niyo mpamvu ubwo biri kugenda biranga oya mama ntabwo ikibazo ni abakozi nyine nk'uko nakubwiye ishobora kuba ari igihe kibi urabizi nyine mu buzima bwa bizinesi habamo kunguka no guhomba reka dutegereze nyine mu minsi iri imbere tuberebe ko hari icyakunda nyine ariko abakozi kubona icyo tubahemba ntabwo byakunda kubera iki ahubwo uvuze ako kantu ko kubona icyo bahemba nibuka ko nabonye amafaranga yasohotse adafite impamvu yagiye gukora iki nyine ari amafaranga
hari ikibazo nyine cyagitunguranye muri bizinesi mpita nyagikemuza ariko sinzi ntabwo ndabijustifia neza ariko mu minsi iri imbere uzabimenya nzakubwira. Nese ayo mafaranga yasohoye nde ntabwo ari wowe uri kumbwira ngo ntabwo uri wabijustinga neza kandi akaba ari wowe wayasohoye utabitekerejeho ni menshi. Mama ibyo turatubireza ntabwo twabireka kase mama wabaye ntabwo twabireka urabizi iyi kampani ni ubuzima bwacu sibyo urabizi ko Eric nanze kumuha iyi kampani ngo ayiyobore nkayiguha kugira ngo nawe nguhe agaciro nk'umwana w'umukobwa nkunda cyane mbwira ukuntu rero Eric azumva ko kampani iri guhomba kandi naranze kuyimuha ari we musaza wawe mukuru nkayiguha ngo uyiyobore kumva kuyihombya utekereze ko nayo mafaranga yasohotse nawe ayazi bikurikirane asanzwe raporo yuzuye. Ngiye kubikurikirana mu minsi 3 nzaba nabikurikirana nzagura dusanze neza ahubwo mama nyine urabona uriya muhungu nyine wakangira igitero biri kugenda gahoro ariko ndamutse mbonye n'ibindi hari ikibazo cyane ikibazo ariko siriya muhungu uriya ndamukunda ya mafaranga ndayashaka ugomba kubana nawe. Ako se mama nyine urabona umuhungu twe bigaragara ko atanankunda ndamutse mbonye undi nkunda nkitaje ntabwo byaba byiza. Imico y'uriya muhungu imico nako yawe ibaye uriya muhungu yarabonye atazayishobora cyane ko nyine uramututse nanjye ndamushaka mana yanjye kiragihe mana ariko reka mubwire aba yari nko diaspora cyangwa akaba ari n'undi muntu tunganya amafaranga cyangwa turusha amafaranga nta kibazo mbona nta kibazo. Mama nyine hari umuti tumeranye neza n'ukunda nzahita nkubwira hari ikibazo reka negereze ahubwo reka ngende kubona amasaha ari kumfata yo kugenda nkomeze mbere yatera akazuba njyewe ubona ndi kumuhanguye neza. Sawa mama bye nyine sawa mwana we uyu mukobwa ko atabimbwiye kandi Eric yaranyemeje ko akunda Silvani ariko reka mbitega amaso buriya buze ko abimbwiye. Wesa Mako mwize shameze neza pe amakuru se misa uhora ntungura n'ukuri kw'Imana hari ibirenze ntabwo nabyizera ko ari wowe sha nta birenze umeze utese shameze neza gusa nyine ejo nageze iwawe ndakubona sha umuntu tubona mu rwo yarambwiye ko aje kundeba ntiwansangayo nyine hari aka appointment nari mfitanye na boss ngo ntabwo ari kunsanga mu rugo niyo mpamvu nyine nanjye mbise nza kukureba gusa nanjye rimwe kumviriye koze cyane pe nari ngukumbuye nawe ndavuga nikajya kurara ku matutura mesate hageze ndakubura uba wiryamye wiryoheye ibifaranga bya mama uri kubiryohamo umeze neza none nkora iki ikibazo ariko nyine kuryoha shati ndabona nta kibaye none se we amakuru ya ka kagoryi kadutwaye mu bwitera kariya kantu nawe mva ari mu gihano wanza ajya yagereza yihana cyane muri Amerika yitwa ngo iki sinjya kumenyera none ubu wasanga ngara na kishi igisigaye ni ugupfa hafi sure none si ujya kugira akantu mwagashize aho mwakabuye nihera ijisho kariya kantu mbabara ujye kunyereka ngwino tugenda sinjya kumenyera none kantu usibye mvura Era isso, Hano. Hano, passa mim. Jesus. Dá um cote mesmo. Sara. Como mesa boa? Shawareka shasasco. Umva, uyu nzabwici. Uzi ko mutocaringa bigeze ahangaha? Madudu nawe usubonye iki? Iki ntaragikubita. Sasa umva se shagigiri muhemano. Ko ubwo bajwe kurira mu mutima wangu. Sara. Uzi ko ibintu mukora
bihanirwa n'amategeko ntawe rwose kumufashe babafunga we ntungura iyo njya asohoka yimfungira njyewe n'amafaranga bafite ibi bintu gukora ntabwo byemewe ubu uyu mwana w'umukobwa agiye yarahanze akabarega ni kuri babafunga madukomeje utwo bana bakatira cyose kigira impuhwe mwana turekeraho buriya ngahibaze none igiye mumaze mugutocaringa kugeza ubu ngubu ugiye kumanyereka ibaze sharikira kumukubita ni ukuri si ubwo mwana wanamuhambuye oya madukomeje tutazwange kuko se ubu nagihambiye umva se ngaho ugiye impuhwe basi mwana yanjye ngewe njagera intesha umutwe umva se ubundi telefone iri gusana isibe kubahamagara we ndaje umva ndakuha none ndakwitutse burundu bite bantu ba se bitwa nde nibo bazizanye kabazizi Jesus Christ ese byakugendekeye gute kugira ngo baze kugira kukuzirika gutya ngo ni umuhungu bari kunziza dukunda umuntu si yitwa nde yitwa Kinga Yesu we ese hano umaze igihe kingana iki siko baguhambiriye cyane we Yesu we Yesu kuri ibi bintu ntabwo byumvikana pe siko ntarenze ko Sara ari umugome bigeze aha ngaha Jesus gusa ihangane sibyo nza nkorohereze gake ntabwo uri buze kumenya ko nabihambuye muri naza nkumwereke ko nyine nakugabanyirije ngo byoroshye sibyo kandi ihangane ureke kurira uyu muhungu niba nawe gukunda azagushakira ubutabera azakoresha uburyo ibi bintu abimenye ashobora kuba atazi ko ubu ngo niba bagukorera katwumve n'aha Jesus reka nese ibintu bikorana nande niwe wenyine na mama barafatanya na mama we burya na munyana nuko ateye hano ibiryo bajya yego humura ibi ntabwo biza gutinda ntabwo ari bimenye ko naguhambuye urekera gukora ataza kugira ikintu amenya uyu muhungu araza kugushakira ubutabera ndakoresha uko nshoboye mushakishe mumenye abukoze ngahihangane nyine reka kurira sibyo humura ikibazo cyawe cyaza gukemuka sibyo humura nyine igire nkaho nta kintu cyabaye sibyo sasa watinzeyo kumuhamagara ni umuntu twari turi kuvugana reka ngende kumuhamagara gusa ujyana kugira sitabe zitarangira uko sunze sangwe nawe ewe narumiwe umva mama nyine nahoze ntekereza kuri bazizanye mbona turi ibintu turi gukora atari byo dushobora no gufunga ibyo bintu wabinkora mama nese wagira ngo azapfire hano koko iyo gipfuye se oya mama ahubwo kugira ngo apfire hano reka tumwirukane muri Kigali nta muntu asemo agenda arorongotane ibisimba bamufata ku ngufu agenda apfe nabi ibyo biramureba nibyo byiza kugira ngo dukomeze tumutoteza apfire hano okay ntabwo byaba ari nta kibazo ahubwo mama reka tugende pe reka tugende tujye kumubohora tumureke agende cyo gupfira hanze y'igipangu cyane sawa nta nubwo kivamenya ni wawe ndatekereza senze none yakoze uyu munsi ahubwo mama kandi bya byenda byacu reka mbere wambaye ntabwo kukimunyaga koko sinini ko ndabwo wambaye twageraho ntabwo wabyaye wavuga make ukareka kubyina mbere y'umuzi wanjye sibwo mama nafata n'ibyenda byava fatwa se nyine haguruka haguruka ugende suruntu kuki rudakora ngo ruva cyari kimaze kubyimbara kiragamo inyama n'umuceri ndaje rukana si rwagiye rukorana niba kutamo njyahe katugenda urabasande hano muri rugo tambuka ugende vuba cishwa hasi nyine
cyangwa ushaka nyoko Genda soma. bate imbwiye ko batuye ku kihe gipangu ni iki se ntabwo ari hari imbere ubona ageze kanamba arimo mwenda kugira ngo batamenya ibinzara Mami, mfashe musange kanambare hano ubundi bari baranyamitse ko njya guhura na bibyo Bibi wowe uri gukomanga ura sashima ugeze hano ni uguhora nanje kureba veterineri arambwiye ngo iwabo ngo ni hano ivete se musanzwe muziranye turaziranye mu cyaro n'iwacu ivete rero usanze ntawe uhari ni karibu yagiye mu cyaro iwabo ni karibu mu rugo urisanga ni wicaye karibu mbwira rero ukuntu wamenyanye na Vivete. Vivete ni uw'iwacu mu cyaro turaturanye. Muraturanye? Nuko hano yahakurangiye gute se kugira ngo ugere hano habwiwe n'iki? Twahuye agiye guhaha nanjye ngiye guhaha maze rero arahandangira. Muraza no ku rupangu ngo ba? Yarakuyobora arakuzana no ku rupangu? Oya yarahampongeye urutoki. Ureba ngo byagenze bite kugira ngo ugere hano? Narinje kumureba ngo mubwire iwacu banyirukanye ngo abacumbikiye ndebe ko yampa n'agatike ngo nsubire mu cyaro naho byanyereye. Nyana yakwirukanye cyangwa n'umukobwa wakwirukanye? Bamfatanije baranyirukana wenda iyo iri ku muhungu w'abaharizi baba banyirukanye kuri banagukubise ubwo rero icecekere wageze mu rugo ruzima ntacyo kibaye ariko munyana mana yanjye ntabwo uranzi ko munyana ateye kuri agahanga agafata umwari nkawe kakwirukana ko harya ntabwo ari nyoko wanyu ni mama wacu baravukana kuri nyina na se urabizi neza ni ababyeyi babo cyangwa baragutoraguye ntiwabimenya oya ntabwo bantoraguye kuko umubyeyi muzima ntabwo yahangara gukorera ibintu umwana erega buri uri nk'umwana we utaniye na Sara cyangwa Eric ahubwo reka ngende batazansanga na hano bakahanyicira aha ntacyo bagutwara ahubwo mbwira ubundi bakwirukanye mupfuye iki mbwira ikintu cyatumye bakwirukana cyangwa wabakoshereje ntiwabuza n'abagabo mu nzu oya ntabwo mbazana
icyo banjijije ihangane umbwire wigira ikibazo ngo nabatwaye ngo umuhungu ngo bakundaga ntabwo uzi izina rye yitwa Kibu ndumiwe koko ngo bakujije inde Kibu nabyandikira uzimbwire neza none se bakujije Kibu bamukujije kubera iki uramuhetse muririrwana ubwo bamukujije kubera iki ariko ihangane bikomeza kuri ihangane icyo banjijije ngo ni uko ngo ankunda abantu bazi kuzira ubusa n'ukuri kw'Imana none se nimba umuhungu wanjye yarakwikundiye iriguri na mwiza umuhungu wawe umuhungu wanjye Kibu ntabwo ubizi ntabwo nari nzi mama burya cyagiye rero nzi iwanyu naje nje kukureba no kutabimenya kikumenya nahise ngukunda naraje mbikubise umuhungu wanjye ewe yararanye inkweto none dore Imana irakutuzaniye Imana ni igitangaza ubu wicara wisanzuye wagize mu maboko meza ni Imana ikuyoboye ngo ba ni mama Kibu ni mama Kibu kanigendera noneho nkaho nahongeye oya mwana icara mama mbabarira wowe yicara ntabwo wagenda wageze mu maboko meza babarira ubu baba bakwirukanye nanjye nkagufata nkakureka ukagenda icyo cyaha nazakihanira babarira banyica ntabwo uzi abashoboye baba muri Kigali bahita bagufata no ku ngufu ibaza icyo cyaha nakihanira ntibashake banyica ariko ntishwe n'abavandimwe munyana ndamuzi ntabwo yanyishoboza icara ubu wageze mu maboko meza wumve ko wageze igorora ihangane kandi wongere kwiga ibyawe ndabikemura reka njye kukwereka ahubwo aho uruhukiye wumve utuje kandi wumve wishimye nyine nakoreho umutwe amwereka aho uruhukiye ntabwo ari byiza gusa ntabwo nanditse ko naza kuriya nyine bimeze biti ko ndi kubona watumbare umeze nk'ikibafu umuntu w'inshuti yanjye magara mbwira amabanga yanjye yose ugatinyuka ukajya siriya videwo wayifashe ryari ku buryo sinanatekerezaga ko n'ibya videwo byakubabaje ariko uranzi ngewe sinjya ndya indimi ubugome ni ubugome rero rye birabera ntabwo nagomba kubyihanganira shabira narabikoze ahubwo reka nkubwire uhita ufatira wige no kugira umutima mwiza buriya bugome nibwo bwatumye nuriya muhungu atanagukunda ubundi wofatira nurangiza uhita ugira umutima mwiza ubundi uhinduke wewe madu n'undi munsi ntuzamenyere ukumva neza kantu ko kagira ubujajwa ko iyo ngofero nanaye guhuza amavuko nta soni sara genda uri umwana koko baramwikoreshwa uri umwana wanjye gabanya reba nk'iyo mitima mibi uba ufite uza nta kibazo nyine genda ariko wiga kugira umutima mwiza nicyo wayazize nikomeza dore mwana ufashe imyenda muri mu kazana wanjye umupira pe kumara niyambara akambara neza ndera ngo none arayishaho kuba mwiza mana umfashe umupira bazizane ngwino mubwire hari utuntu nakugura uratwishimiye mama ndetse imyenda nakugura imyenda urakoze urebe ko ukwiye urakoze yego mana ufashe imukwire rwose ntungwanye ntabibona nzi ko azahita anyemera bazizane ngwino hano
Mana we ko wabaye mwiza mama warize neza noneho umuhungu wanjye nakubona arahita aragwa muri koma marapfa bayata ntabwo yapfa dukuri kw'Imana Imana ari igitanda rero tugiye kumukorera serivisi sibyo zimwishimiye umuhungu wanjye yahisemo neza pe mbega umukazana mwiza uriya niwo narigena ni mwiza pe ni bityo impamvu umuhungu wanjye yari yaravuye mu bye akazi karamunaniye agataha ameze nk'uwarwaye umusonga cyakora mana kugira amabere mama ko ufite akanyamuneza bimeze bite ntiwareba uyu munsi ewe ni amateka mu buzima bwanjye ni amateka byagenze gute se ntabwo imorale n'ukuntu wishimye ntabwo wari ubizanga ibyishimo mfite nta nicyo nabigereza kunyicishije amatsiko no kubibwira n'ubundi kumva nyicishije amatsiko byadanje kumva nk'ufitiye surprise surprise neza neza none ko utagiye kuntera ubwoba noneho uyu munsi mbega uraba nka Eliya agiye kwicara adapfuye ibyo bintu bya Eliya iyo surprise ko ishobora kuba irenze cyane none ugiye sinjya nkumenyera uretse gato surprise mere nawe rero reka ntegereze surprise Se mama basinziye mwana mama bari bagisirikire izi ni inzozi ibi ni njyewe mwana wawe wahisemo neza pe thank you mama ni ukuri Imana yarakoze wow wazizanye no oh my god wow I can't ntabwo nabyizera mama thank you Mama, no kuri ndagushimira. Thank you so much. Urakoze mwana wanjye. Nanjye narishimye. Mwese mama. Hari byinshi uri bumbwire. Icyo ntakubwiye ni iki koko? Mama, ntabwo ndabyumva. Iyi surprise muri. Nose nyine mama ntabwo mwabipanze ntabwo ndi kubyumva. Wow. Mama, ndagushimiye. Sinakubwiye ngo nakubona aragwa muri koma. Mama, ni nkaho n'ubundi muri koma. Ariko nta kibazo uri kubona ko ari byiza. Mama, iki kintu nkoreye ntabwo nzakibagirwa. Nawe wakoze cyane. Ariko nanone ntabwo murabwira, ntabwo ndabyiyumvisha neza. Nyine mu bivi muzima bisobanurire neza. Mwanekerejeho ukanikiriza kunzanira abaziza. Ndamubwira umwana wanjye. Nushimira uzashimira Bivete. Bivete buriya singira ngo ari wabo. Bivete buriya tuvuga uti umuti arawukoroga no ku muryango ngo ni inkuru numvire. burya rero ibyago byabamo nibyo byishimo by'abandi.
buriya uyu mwana w'umukobwa usigaye abaga kwa munyana kwa munyana rero ngo bamwirukane ariko mu kumwirukana kwe ngo iyo asanze aziranye na Bivete nyine Bivete iwabo mu cyaro ubwo yamwirukanye na Bivete agiye guhaha Bivete rero ngo amurangira ahaba nyine hano iwacu ubwo rero bamaze kumwirukana bahita nyine aje kureba nde Bivete ubwo yamurangiye nyine ahaba mu rugo hano iwacu ubwo rero yakomanze igiye gukingura nsanga nibuze ko nari muzi rero ubwo cyanza riba amata bagize gute agaya amavuta n'ukuri hano kuri kubona ko bari baramuveteje hano reba wamumenye ushimire mama wanjye se kurya mama we ni ibindi naje meze nabi kandi turagushimira cyane ni ukuri n'umwana mwiza wese hano kandi siko wivugirishije gutyo byagenze ndetse wowe hano banza umbwira wageze hano gute ibyo ntabwo bikureba ahubwo ikikuzi erega mamini umunwabu size misatsi waje so hano ntabwo ndatekereza nta muntu hari ugura indaya uri kumva ugiye kunkukira se n'iwacu wanyu iwanjye nawe nakoreka no gutongana nawe bose wari inde ikigo kibu ikikuzanye n'iki hano so ubigize gutya hari kera ahubwo se ko mbwira nimba bisa nabi wabaye iki we yabaye ate urabona umujyi waraguhinduye atari bazizana myiza baziza ngo barakomeza kumenyera bose wari hehe kibu bose wanjye kibu ntabwo wabimenye ntabyo namenye umva ntiwongeye kuvuga ngo bosi wanjye ahubwo uvuge ngo sheri wanjye okay basi yumvishe cyangwa umbwira ibyo ngibyo ahubwo mbwira kibariye ntabikora bavuze ukuri koko ngo ubukungu bushya we stop tekera icyayi inzira yakuzanira yose ushobora gusubirayo ahubwo mbwira kibara hari cyangwa ntawe uhari akasi wowe yumva mbwira rega njyewe ntabwo naza kwirwa nkina n'abakozi sheri ubize ko ari hano bikora iki wait ni iki cyakuzanye hano ngaho genda